Banyarwandakazi mbahaye ikaze kuri TV1 Africa. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara yayogoje isi muri no bihe turimo, yaba abanyafurika yaba abazungu, abantu bose bamere nabi. No mpamvu uyu munsi navuze nti byaba byiza nyihereyeho muri no season yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara ya diabete. Indwara ya diabete ahanini ni indwara imenyera abenshi bazi ko ari indwara iterwa n'isukari nyinshi. Umunsi rero tugiye kuvuga ku ndwara kuri diabete y'isukari nyinshi. Then ubutaha nibwo twazavuga kuri indwara iterwa kuri diabete iterwa n'isukari nkeya. Ushobora kwibaza ese diabete iterwa n'iki? Diabete iterwa n'akaremangingo, iterwa n'intege nkeya z'akaremangingo kitwa pancreas. Mu Kinyarwanda muri ndimi yacu tukita urwagashya. Noneho urwagashya iyo rugize ikibazo, urwagashya ubundi rukora icyo bita umusemburo bita insulin. Rero uyu musemburo utakiri gukorwa cyangwa gukorwa ku rugero rukeya, nibwo isukari iba nyinshi. Isukari iyo imaze kuba nyinshi nibwo habaho icyo kibazo cya diabete. Ni ukuvuga ngo iyo uyu musemburo kuri serire ukora nk'urufunguzo rufungura isukari kugira yinjire muri serire, kugira ngo habeho izindi process zituma isukari ikorwamo imbaraga. Noneho iyo urwo rufunguzo rwabuze, urumva umuryango urufunze. Ni ukuvuga ngo serire ni akagingo gatoya kagize ikintu cyose gifite ubuzima. Ni ukuvuga ngo gahora gafunze, isukari ntabwo yabona uko yinjiramo kugira ngo hakorwe metabolism zituma iyo sukari ihindurwamo imbaraga ifasha umubiri w'umuntu. Rero ushobora kwibaza ni ese diabete iterwa n'iki? Ushobora kwibaza ni ese diabete iri ku kihe kigero ku isi? Dukurikijwe na raporo yatanzwe na WHO, abantu bari barwaye diabete mu 1980 bavuye ku mubare miliyoni 108 bagera kuri miliyoni 422. Urumva ko uko isi iri gutera imbere, n'umubare wa diabete w'abantu barwaye diabete niko bagenda baba benshi. Ni ukuvuga ngo uko ubuzima bugenda buhinduka, uko ubuzima bugenda burushaho kuba bwiza, niko diabete ikomeza kugenda yiyongera. Rwose ni ukubera iki? Nanone turebye muri report yatanzwe na WHO iragaragaza yuko abantu bari hejuru y'imyaka 18 bavuye ku gipimo cya 4.7 bagera ku gipimo cy'8.5 muri 2014. Urumva ama percentage ukuntu agenda yiyongera hakuri mu kintu kinyejana, agenda yiyongera. Niyo mpamvu rero bitewe n'iyo mibare, bitewe n'abantu bapfa ku n'umubare w'abantu bapfa ari benshi, bitewe n'umubare w'abarwayi benshi ba diabete ku isi, no muravuze ni uyu munsi reka dusobanure indwara ya diabete. Twamaze kubona ko diabete iterwa nuko urwagashya rutakibasha gukora umusemburo bita insuline udufasha kulegaliza isukari mu mubiri w'umuntu. Ibi rero bishatse kubikira, tubanze turebe first of all, tubanze turebe ese diabete ifite ibihe bice. Diabete iri mu bwoko bubiri, ni bwo bumenyerewe cyane, ariko ndasikosoza n'ubundi bwoko budakunzwe kuvugwa cyane, butamenyerewe cyane. Duhereye ku bwoko bwa mbere, ari ubwoko bwa mbere ni ubwoko bwita hereditary diabetes. Ni diabete umuntu arwaye bitewe n'uruhererekane ubwo babyinwa ngo igisekuzo cyabo, bakavuga urugero bafite umuntu wararwaye diabete cyangwa igisogokuru cyangwa nyogokuru yararwaye diabete, bityo ukazavukana za DNA z'umuryango, za diabete zikazataka pancreas, zamara kwataka pancreas ikagira intege nkeya. Urumva insulin yakagombye kuba yakozwe na pancreas ntibigikozwe, urumva gatahazaho icyo kibazo cya diabete. Iyo ni type ya mbere ya diabete. No tujye kureba type ya kabiri, ariko kenshi nararenga aho ngaho kugira ngo musobanure neza kuri type ya mbere. Type ya mbere
akenshi yandura mu bwana nk'umurika nko ku babyeyi ukavana nko kuri mama wawe ndatubwe n'urugero uvuka ukavuka nandi izo DNA numva akenshi ifata umuntu izo serezi ifata umuntu mu bwana bwe. Step ya kabiri niyo abantu benshi no tumenyereye tujye kuvugaho niyiterwa noneho n'isukari nyinshi. Iyi sukari nyinshi cyangwa isukari nyinshi cyangwa mu byo turya irimo amasukari menshi wenda nka za ice cream amahambaga ibintu nk'ibyo biza bigize bifite isukari nyinshi cyangwa se nanone ibintu bifite cholesterol nyinshi. Cholesterol akenshi iba mu bintu nk'urugero nko mu mata dusanzwe tumenyere ko ari ikintu cyiza ku mubiri gifite amata afite amaproteine ifite abaki ariko hari urugero rugeraho amata none nayo ntabe ari neza. Ibyo nabyo tuzabiraho muri video y'ubutaha. Icyo bigusaba ni ukuba wakurikiye ku nyine ugakora subscribe kuri ino channel ugakanda notification bell kugira ngo n'izindi video z'ubutaha nazo utazagenda uzicika. Reka dukomeze noneho n'iki gice cya kabiri n'ibisobanuro kuri kino gice cya kabiri. Iki gice cya kabiri noneho iyo isukari iba nyinshi mu mubiri biragenda bikangiza urwagashya. Noneho reka nkiri gusobanura iki gice cya kabiri mbanze ntangaho nk'urugero. Reka nk'urugero kuri gari ya moshi. Gari ya moshi ifate nk'ari umubiri wawe. Noneho engine ya gari ya moshi ifate nk'ari urwagashya rwawe. Noneho insulin uyifate nk'umwotsi gari ya moshi icumba iyo irimo iragenda. Noneho urugendo igenda ufate nka situation wo mu buzima. Nyine tuvuga urugero iyo irimo iragenda hatanditse uba niba uri kubaho nyine mu buzima bwawe cyafite amafaranga makeya uracyabalance ubuzima. Urumva imbaraga ukoresha nizo zikuzana amafaranga ubona nyine ukanayakonsoma bikaba byaragera cyangwa ukabona no kwizigamira gahoro gahoro ariko urumva ubuzima bo balance gahoro nta pressure ihari n'ibitera. Birasaba kuvuga ikirere niba ugenda ahatanditse gari ya moshi n'ibigenda ahatanditse urumva hari umwotsi isohora uko ungana. Urumva umubiri niba ubayeho muri situation imeze icyo hari urwego rwa insulin usohora. Niba isohora urwego rwa insulin ari tubigereje niyo n'urwo rugendo gari ya moshi igenda rutambitse noneho gari ya moshi nizagera hatera aho hatera noneho twagereranye n'ubuzima bwiza uzabugezemo ugatangira gukonsuminga ibi byo utabonaga ugatangira gukonsuminga inyama nyinshi ibinure byinshi amaripide ugatangira gukonsuminga cholesterol nyinshi ugatangira gukonsuminga isukari nyinshi amahambaga ibiki byose ni bitabonaga. Urumva na ahantu hazamutse umubiri wawe utangiye kwakira ibindi bintu byinshi utari usanzwe umenyereye. Tuvuga urugero nk'iyo gari ya moshi itangiye kuzamuka umusozi kandi isanzwe igenda aharambuye. Urumva iyo gari ya moshi itangiye kugenda aharambuye izascratinga noneho umwotsi mwinshi. None umubiri nawo uzatangira kwiga kugenda secretinga insulin nyinshi ariko gari ya moshi ikomeza kuzamuka ahantu none hazamuka igakomeza kugendera ku cyangwa hazamuka. Urumva izagera aho noneho icika intege. Numva rero ubwo n'urwo rugero rw'urwagashya rwawe. Numva urwagashya rwawe narwo nugumye kwakira ibyo biryo isukari nyinshi izageraho igabanuka. Izagera nyine insulin igabanuka ya secretingaga. Iyo insulin twegereje nk'awamotsi. Nubwo rero nyine niba iri kuzamuka hatera umwotsi ugabanuka engine igacika intege. Engine nicika intege umwotsi urumva uzagabanuka. Niko turi kuvuga rero n'umubiri wawe nuramuka ugize ikibazo uyu insulin wa secretingaga ikaye mu gihe yari nyinshi cyane noneho pancreas igacika intege. Urumva bizaho insulin izahita nkeya noneho ya sukari iri kwinjiza mu mubiri no ibe nyinshi cyane. Urumva noneho umuntu uzaba ugenda danger. Ubwo ndumve noneho tureza gukurikira n'urugero rwa gari ya moshi mbahaye ndumva urugero rwa kabiri rwa tape tumubwirisha. Reka noneho tujya ku rugero rwa gatatu. Ntabwo ari icyiciro cya gatatu nk'uko science bisobanura yuko hari noneho diabete iterwa noneho
iterwa n'ubuvuzi. Ubuvuzi tuvuga urwaye chronic asthma none akaba ariyo bitewe n'ubuvuzi wavutse uhabwa, bitewe wakuze uhabwa, ugenda ukuru uhabwa, bikazagera bikazagutera diabete mu bundi bwoko twita drug induced diabetes. Drug induced diabetes ni ya diabete iterwa n'ubuvuzi wagiye uhabwa. Noneho hari n'indi diabete mu cyiciro kimwe n'indi diabete nanone ifata abagore batwite. Abagore batwite mu gihe umugore atwite umwana, noneho akazagenda adevelopa za cells zimutera zituma azataka urwagashya rwiwe bitewe na pregnancy. Iyo type none diabetes akari twita gestational diabetes. Numero diabetes twayisobanuye bihagije. Noneho nagira ngo dusoza barahera no kungaruka babwira no kungaruka za diabetes. Hari icyo twita neuropathy. Hano neurons zigahura n'ibibazo. Neurons zirumva tuvuga nk'urugero kujya mu gucika intege cyane, umva wenda mu ngingo zawe ucika intege cyane, ukaba ibintu bijya bibaviramo abandi bantu, ugasanga akarwara ibisebe bitewe no gucika intege mu ngingo, ugasanga inzara zikagenda zose zikavamo zigashiramo. Umva bageze ku rundi rwego rwo hejuru. Nanone ikindi nakubwira ni renal failure, kidney failure, aho usanga umuntu anyara inkari ariko izo nkari zikaba zifite isukari nyinshi. Numva rero iyo kidney zigezeho zigacika intege cyangwa zikaba zagira ikibazo bitewe n'iyo sukari nyinshi irimo irasohora. Umva aho cyo bita renal failure. Renal failure ni indwara mbi cyane, noneho aho usanga umuntu tubwe mu gihe n'umurwayi diabetes nk'inkari zo kera bakunda bapima gataraboneka siyansi iri ku rwego rwo hejuru, bafataga inkari agakora gutya akarigataga wumva harimo nyine inkari nyinshi. Umuntu wese ufite diabetes inkari zo wigaseho, si gusa ngo muzabikore wenda urigaseho bahita wumva harimo isukari nyinshi. Ibyo ni ibintu biri normal bibizwe bitewe n'isukari nyinshi. Iki nanone diabetes ishobora kugutera heart attack, ushobora kurwara umutima. Icyo nanone ntabwo ashobora kugutera na stroke. Izi ni indwara nazo tuzagenda dusubiramo cyane muri video zacu z'ubutaha. Ngira ngo nabararikire yuko nyuma y'iyi video twavuze kuri buno bwoko bwa diabetes, tuzaza dukurikizaho tuvuge no kuri diabete iterwa no kubura n'umuvuduko w'isukari. Noneho mbabwira ibintu bishobora kugutera no diabetes. Ushobora kugira blood pressure, ushobora kugutera diabetes, high blood sugar, ibintu twasona cyane, obesity niyo ndongera ngo indi cyane cyo bita obesity na point nyuma ariyo lipids. Noneho obesity cyane neza, obesity ni umubyibuho uhagije. Umuntu akagenda ugasanga afite imyaka 20 nawe ugasanga afite ibiro birenga 100. Ni ikibazo gikomeye cyane. Obesity n'abantu ndagira ngo mbabwire ni ikintu cya mbere kiba cyashobora kuba cyatera n'izindi ndwara zose bitewe na pancreatic failure, nuko akenshi iterwa n'umubyibuho uhagije, bigatuma amaraso atagenda mu mubiri neza ngo noneho bibashe no kuba byasohora ya myanda izanwe n'amaraso y'amyanda ijyana mu makidneys, no mu makidneys abashe kuba yayisohora hanze. Ni ukuvuga ngo iyo umubiri utabona ubwo bushobozi bwo kuba wayisohora, iba stoke mu mubiri. Noneho uko ugumije kongera ibinure niko imitsi igenda yifunga. Uko imitsi yifunze handi hagaciye amaraso gasohora imyanda, umva imyanda mu mubiri. Ibyo nshaka kubwira, obesity ni ikintu gikomeye cyane. Abantu muri kwirinda umubyibuho uhagije. Niba unanutse ko wabangiye kongera umubyibuho ukabani, ariko bani tuvuge ufite ibiro 50 cyakare muri 50, ukameka ingasho yo kubira 50 bitazarenga, kuko iyo birenze ikibazo gikomeye cyane. Noneho ikindi nanone navugaho mbabwira no ku kijyanye na lipids.
high cholesterol. Cholesterol ngo ni inyungu cyane. Iyo ugumye gukurikirana cholesterol, hari ibyo ushobora kukubwira bisanzwe no usanzwe uzi ko ari ibyo by'ingirakamaro ku mubiri wawe, nkabikubwiye nibyo niyo mpamvu byabona n'abararike bakomeye cyane. High cholesterol akenshi iboneka mu magi. Amagi tumenyereye kuyarya, abantu benshi bakunda amagi. Umureti ntawo wanga. Nuko rero no high cholesterol akenshi nanone iboneka mu mata. Mata, muzi ko amata ari ikintu cyiza n'ubu mu Kinyarwanda. Amata murabizi ukuntu dusigasira. No bakaza none ikindi none inyama. Ari ikintu bya mu nsorezeho nsoze kuri alcohol, inzoga. Abantu mu inzoga simbaburenze, ariko mu gihe ubona ufite obesity ugomba kugerageza niba urugero rw'inzoga unywa, niba wajya gufata amacupa 3 wenda ya Primus cyangwa ya Mitsingi, niba nonza afata nibura icupa rimwe, cyangwa se fate Knowless cyane n'ibishobora nzireke. Mu buryo bwo kwirinda, uburyo bwo kurinda ko uramutse ufite obesity kare mukawo burya inzoga ko nicyo kintu cya mbere kizamura cholesterol mu mubiri. Iyo kintu cyabitsemo cholesterol mu mubiri, niyo mpamvu usanga hari inzoga ari ubwoko bumwe bw'inzoga cyangwa inzoga zigiye zifite percentage nyinshi. Usanga umuntu ayinyoye usanga yazanye icyo bita pot belly, usanga yazanye inda, ariko ugasanga ntabwo ari ibinure bisanzwe. Ugasanga ntigeze hindura ibyo yaryaga. Urugero ndaramenyereye kujya arya inyama, kandi n'abandi barya inyama, ugasanga yazanye inda, ugasanga ibinure byagiye byistoka mu nda, kandi ibyo ntabwo mu by'ukuri ibyo bintu ari ibinure byiza. Bishatse kuvuga ko rero icyiza ari uko twareba indyo yacu kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Ndabashimiye, thanks for watching. Ndabaratse muri video itaha tuzavuga ku bijyanye na lipids, tuvuge no ku bijyanye na obesity cyane, ndetse n'izindi video n'izindi ndwara nka stroke. Tuvuge no ku zindi ndwara zisanzwe zimenyerewe cyane, kugira ngo mu buryo ki bidufasha kuzirinda. Nkuko nabivuze muri video ya mbere, nababwiye nta umuntu arwara akazajya mu mupfumu akazajya ari ikibazo ataramenye iki indwara arwaye, ataramenye icyamuteye indwara. Ibyo nibyo tujye kujya tureba cyane muri TV Africa. Thanks for watching, keep subscribing. Ndabarekera no gukanda kuri ako kazogera kari ku ruhande aho ngaho, kugira ngo ujye ubona notified igihe cyose twaploadinze video nshyashya. Ciao ciao.